Nongeye kukuramutsa nshuti yacu mwene data, amahoro y'Imana nabane nawe. Ndizera ko umeze neza, ndizera ko ukomeye. Tugarutse mu ijambo ry'Imana. Imana iduhaye uyu munsi mu kiganiro cyitwa ibanga ry'ubutsinzi. Ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel ya Nazareth Ministries. Imana igumugisha. Nawe ubaye utarabikora wabikora kugira ngo dukomeze kujya tubana ku munsi. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero turaje mu ijambo ry'Imana. Imana iduhaye kugira ngo tusangire umva ukuntu havuze. Ni Oseya ibice 7 umurongo 8. Haravuze ngo Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahiye. Imana itugirire neza. Ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemwo imbaraga ze, kandi ntabizi, ndetse yameze imvi z'ibitarutaro ntiyabimenya. Imana itugirire neza. Nshuti y'umusaraba, uyu munsi nkuzaniye message ivuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Ibuka uko wari umeze kera. Ibuka umuhamagaro wawe. Ibuka ihamagarwa ryawe. Niwarangiza wongere wihane. Imana irashaka ko wongera ukihana. Imana irashaka ko wongera ugakizwa. Kera kuko wari ukijijwe, kera kuko warubahaga Imana, ariko ubu ngubu ibintu by'Imana warabimenyereye. Ibintu by'Imana usigaye warabimenyereye, usigaye bivangavanga. Wabaye nka Efurayimu. Wabaye nka Efurayimu, wameze imvi z'urutarutaru kubera kwivanga n'ayandi mahanga. Ntabwo ukigira umuziro. Kandi kera hari ibyo waziririzaga ukavuga ngo iki kirazira ku mukristo, ku mwana w'Imana, iki kirazira kuri njyewe, ntabwo nshobora kukizirura. Ariko ubu ngubu ibyo waziraga warabiziruye, ibyo watinyaga warabitinyutse, waraguye. Byemere, waraguye. Kandi igihe cyose iyo bagwaga, Isiraheli iyo yagwaga, kuko uyu ubwirwa yari uyu Bibiliya ivuga Efurayimu yari Isiraheli iriko irabwirwa. Igihe cyose rero iyo bakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, Imana yarabahanaga, Imana yarabakubitaga, Imana yagurikirizaga amahanga akabahondagura, akabakubita, kubera kuko bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Ese wowe ntabwo waguye? Ese wowe ntabwo wabivuyemo? Ese wowe ntabwo usigaye wirwanirira? Ese wowe uracyakijijwe nka mbere? Ese uracyubaha Imana? Ese uracyatinya icyaha? Ntabwo icyaha wagitinyutse. Ntusigaye unywa icyaha nk'unywa amazi. Ntusigaye urya icyaha nk'urya ibiryo. Ibyaha ntibisigaye byarabaye byinshi muri wowe. Umutima wawe kera wari intungane, ariko umutima wawe wuzuyemwo ibibi, wuzuyemwo amashari, wuzuyemo inzangano, wuzuyemwo amarari, wuzuyemwo ubusambanyi, wuzuyemwo ibintu byose bibi byaraje byirunda mu mutima wawe. Ni ukuvuga ngo ahantu hari ikibanza cy'Uwiteka waracimuye. Ahantu hari ikibanza cy'Uwiteka hasigaye hari ibindi bihicaye. Hasigaye hicayemwo amashari, hasigaye hicayemo inzangano, hicayemo ubusinzi, hicayemo ubusambanyi, hicayemo kuraguza, hicayemo kuvuga bene so, hicayemo busuma, kandi hari hicayemwo mwembu yera. Waraguye, wabaye nka Efurayimu, nawe wameze imvi z'urutarutaro. Uyu munsi rero Imana ikuntumyeho ngo nze nkubwire, ngo nze nkukebure, nze nkubwire wongere wihane, wongere usubire ku rufatiro. Ibuka aho wavuye ukagwa. Ibuka ihamagarwa ryawe. Wibuke kera ukuntu wajyaga utinya icyaha. Wibuke kera ukuntu wajyaga niyo wabaga wakosheje wagiraga umubabaro mwinshi, wasabaga imbabazi Imana, uri kurarira kubera icyaha. Uyu munsi warabimenyereye, usigaye wikora nk'uko
ushaka, sigaye unywa icyaha nk'unywa amazi, urya icyaha nk'urya ibiryo, icyaha gisigaye waracejeje, waragihumanuye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo usuzume neza usuzume neza ubugingo bwawe. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe cyo gukizwa, ntabwo ari igihe cyo kurangara. Ntabwo nzi niba amaso yawe atakwereka iby'iminsi n'ibihe. Ntabwo mbizi neza ko amaso yawe atari mu kukwereka iby'iminsi n'ibihe. Ibihe umuhanuzi Pawulo yahanuye, intumwa y'Imana Pawulo yavuze, aravuga ngo muri ibyo bihe ngo hazabaho intambara hirya no hino ku isi, ngo hazabaho ngo ihanga rizatera irindi hanga, hazabaho kwikunda, abantu bikunde, abantu birarira, abantu bikakaze. Ntabwo nzi ko amaso yawe atari mu kukwereka iby'iminsi n'ibihe. Rero iki ni igihe cyo gushaka Imana, ntabwo cyari igihe cyo kurangara, ntabwo cyari igihe cyo guca imanza, ntabwo cyari igihe cyo kwicara nawe ugafana nk'abandi ko bariko barafana kubera ibirimo biraba. Izi ntambara zo urimo urabona ziri hirya no hino, ntabwo cyari igihe cyawe rero cyo gufana, ahubwo cyari igihe cyo kwegera Imana, cyari igihe cyo gushaka Imana, cyari igihe cyo kongera kwihana, cyari igihe cyo kongera kwiyunga n'Imana, cyari igihe cyo kongera gusenga, cyari igihe cyo kongera gusabana n'Imana. Kandi waraguye, byemere, waraguye, ntabwo ugikizwa, ntabwo ucubaha Imana. Yewe ndagira ngo nkubwire ngo iyi message ni iwawe, wowe wahoze wubaha Imana wabivuyemo, wowe wahoze usenga wabivuyemo, wowe wahoze utinya icyaha wabivuyemo, wabaye nka Efurahimu, wameze imvi z'urutarutaru. Uyu munsi isuzume, wongere wihane. Imana ishaka kongera ukihana, Imana ishaka kongera ugakizwa, Imana ishaka kongera ugatinya ibyaha, Imana ishaka kongera ukayikorera. Kera wari umukozi w'Imana, none wabivuyemo. Kera wajyaga wuzura umwuka, none wabivuyemo, usigaye wuzura ibindi bintu ntazi, kubera kuko wabivuyemo. Wabaye nka Efurahimu, byemere. Kera wari umuririmbyi, none wabivuyemo. Kera waririmbiraga Imana, ubu usigaye uririmba mu bubari, wabivuyemo, byemere. Wameze imvi z'urutarutaru, wabaye nka Efurahimu. Kera wajya gukorera Imana, ubu sinzi ibintu urimo urakorera bya kiranga. Imana ikuntumyeho mwene data, Imana irimo iragushaka, Imana irimo iragushaka, irashaka kongera ukihana, Imana irashaka kongera ugakizwa. Uri umukobwa urankurikiye, nkutumweho ngo wongere wihane. Uri umusore urankurikiye, nkutumweho ngo wongere wihane. Yewe wa mubyeyi we, garukira Uwiteka bigishoboka. Erega ongera ushaka Uwiteka bigishoboka yuko abonwa. Dore urugi rugiye gukingwa, ubwo uzaba utagishobora gushaka Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka. Haleluya! Bivuze ngo hari igihe bitazashoboka. Garukira Uwiteka. Yewe nshuti y'umusaraba, garukira Uwiteka. Imana ishaka kongera ugakizwa, Imana ishaka kongera ukayigarukira, Imana ishaka kongera ukaba umukristo. Haleluya! Ibuka aho wavuye ukagwa, ibuka aho wavuye ukagwa. Nuheza ugarukira Uwiteka, ugarukira Imana yacu. Imana irakugirira imbabazi, Imana ni umutunzi w'imbabazi, iri bwongere ikubabarire, Imana ikugirire neza. Nyemerera nkusengera Imana. Birashoboka unkurikiye, uri wawe muri saro, uri ku kazi, wenda uri mu nzira, nagira ngo nkusengera Imana. Sengana nange iri sengesho. Subira mutima Mwami Yesu, ndaje imbere y'amaso yawe, ndaciye bugufi cyane muri aka kanya. Ongera unyeze, untunganye, mbabarira ibyaha byanjye byose. Nakoze ibyangwa n'Uwiteka, ariko ndagarutse imbere yawe. Ntunganya, ngirira imbabazi, ngirira ubuntu. Mu izina rya Yesu ndakwemereye, nongeye kwihana, nongeye gukizwa. Ndagushimiye. Nkura mu gitabo cyo kurimbuka, shyira mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Ubu butumwa busangize inshuti zawe, ndabigusabye, busangize inshuti zawe.
Imana iguha umugisha, ugira ibihe byiza. Shalom shalom.